Ese wari uzi ko uyu mubumbe w'isi dutuye ugizwe n'imigabane 7? Umugabane wa mbere ufite abaturage bakize kuruta abandi bose ku isi, wari uzi ko ari umugabane w'i Burayi cyangwa uwo dukunda kwita Europe mu Cyongereza? Uyu mugabane w'i Burayi ni wo mugabane wonyine uza ku mwanya wa mbere ufite abaturage bakize kuruta iyindi yose ku isi. Uyu mugabane rero ufite abaturage bakize kuruta iyindi yose ku isi, si wo mugabane tugiye kuganiraho uyu munsi, ahubwo tugiye kuganira ku mugabane wa nyuma, umugabane wa mbere ufite abaturage bakennye kuruta iyindi yose mu isi, aho benshi mwamaze kuba muwibwira, mwamaze kuba mubutekerezaho. Uwo mugabane nta wundi, ni umugabane wacu wa Afurika, aho umugabane wa Afurika mu migabane 7 igize umubumbe w'isi, Afurika ariyo iza ku mwanya wa mbere mu migabane ifite abaturage bakennye kuruta abandi bose ku isi. Afurika ifite igipimo cy'ubukene kiri hejuru, aho muri Afurika abakene bari ku kigereranyo cya 80%, mu gihe abakire muri Afurika bari ku kigereranyo cya 20%. Byumvikane neza ko Afurika ari wo mugabane uri inyuma y'indi yose, ariko nubwo bimeze gutyo, nanone dusubiye mu mitungo kamere iri munsi y'ubutaka, mu migabane ikize ku bijyanye n'imitungo kamere, Afurika iza ku mwanya wa mbere. Zahabu nyinshi zibarizwa muri Afurika, diyama nyinshi zibarizwa muri Afurika, amakoruta menshi abarizwa muri Afurika, amabuye y'agaciro, Afurika niyo ya mbere ifite amabuye y'agaciro menshi cyane, nubwo ariyo iza ku mwanya wa mbere mu migabane ifite abaturage bakennye. Wakibaza uti ahangaha biterwa n'iki? Ku bijyanye n'umutungo kamere, Afurika niwo mugabane wa mbere ukize, ariko uwo mutungo kamere wa Afurika ukoreshwa n'abo mu yindi migabane, by'umwihariko umugabane wa Europe, umugabane w'i Burayi, ari nawo twababwiye ko ari wo wa mbere, bakoresha uwo mutungo kamere w'Abanyafurika mu nyungu zabo. Baraza bagatwara ayo mazahabu, amadiyama, amakoruta n'amatani n'ibindi, amabuye y'agaciro yose, bakajya kuyakoresha mu nganda z'iwabo muri Europe cyangwa se i Burayi, bakabikoresha mu nyungu zabo, bikarangira ubukungu bwabo bukomeje kuzamuka, ubukungu bw'Abanyafurika bikarangira busigaye inyuma, Abanyafurika bagahora baza ku mwanya wa mbere ku mugabane ufite abaturage bakennye. Rero tugiye kureba impamvu zose zitera ibi byose, kuba Abanyafurika aribo baturage ba mbere b'abakene kandi bakora cyane ndetse buri munsi. Ibyo ngibyo, izo mpamvu zose nitumara kuzimenya, tukamenya ibi bitera, muraza kumenya igisubizo. Abanyarwanda ba kare baravuze ngo ibuye ryagaragaye ntiriba ricisha isuka. Uramutse uri guhinga ukabona ibuye imbere yawe, biragoye ko wakubitamo isuka yawe kugira ngo uyice. Iyo ryagaragaye biba byarangiye, ntabwo ryakica isuka, ahubwo iryakica isuka ni rya rindi ritari kugaragara, ukubitamo utari kureba. Rero ibintu byose nitubara kuba twabireba neza, twabibona, n'ibisubizo biraza kuba bigaragara. Turaza kumenya icyo dukwiye gukora nk'Abanyafurika kugira ngo n'Abanyafurika duhindure iterambere ryacu, tureke kuza mu migabane ya mbere ifite abaturage ba mbere bakennye. So guys, reka tubanze twibutse gukora subscribe kugira ngo video nk'izi ngizi zirimo motivation, zirimo utuntu tw'ubwenge, dushobora kuguhindurira ubuzima bwawe bwa buri munsi. Igihe cyose tuzaprodinze ujye uzibonera ku gihe, ujye uzibona mu ba mbere. Reba munsi y'iyi video gato kuri iryo buto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukandeho, ufungure inzogera ya mbere kuri all notification kugira ngo video zose ujye uzibona mu ba mbere. Nubisoza ukande like. Reba munsi y'iyi video gato ku ruhande rw'ibumoso ukande like kugira ngo iyi video ibashe kugera kure, igere ku Banyafurika bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikindi, nawe ubuke kuduha igitekerezo cyawe hasi muri comment, utubwire uko utekereza umugabane wa Afurika, gutekereza abaturage ba Afurika ndetse na future yabo, ejo hazaza habo
ubundi buri kimwe cyose gikomeze kugenda neza. Ikintu cya mbere rero tudatinze tugiye ko twatangiriraho gituma abanyafurika bahora mu bukene ni education system. Ni uburyo abanyafurika bigamo, systeme bakoresha bari kwiga usanga ari ya systeme bari kwiga mu ndimi batumva neza, ugusanga nk'imibare bari kuyiga mu Cyongereza cyangwa se mu Gifaransa, history, amafizike, buri kimwe cyose bari kubyiga mu ndimi batazi. Ako wajya nko kuri iyo migabane y'i Burayi turi kwa twabwira ya mbere, usanga bo biga ibintu byabo mu rurimi rwabo bari kumva neza. Guys, iyo ni colonization ya mbere tuma abanyafurika bahora inyuma y'abandi, ariko icyo ngicyo sicyo kibitera. Education system ya Afrika niyo ituma abanyafurika badatera imbere. Usanga amashuri yo muri Afrika bigisha abana bakiri bato, abanyeshuri, abakuze, babigisha kugira ngo bazabone akazi keza. Muri Afrika bigisha abantu kugira ngo bazakorera abandi ndetse bazabone n'akazi keza, ntabwo bigisha abantu kugira ngo bazikorere ku giti cyabo. Iryo ni ryo tandukaniro abanyafurika bakoresha, bikarangira bibahejeje mu bukene, aho batigishije umuntu uburyo azakora bizinesi ye akikorera akaba bosi, ahubwo bamwigisha uburyo azabona akazi keza, bamwigisha uburyo azakorera abandi neza. Rero icyo akaba ari kimwe mu bintu bya mbere bidindiza iterambere rya Afrika. Uburyo abanyafurika bigamo ni ubwo buryo bwo kwiga kugira ngo umuntu azabone akazi, aho atize kugira ngo azatanga akazi, yiga kugira ngo azabone akazi. Ese murumva ibyo bintu bikwiye? Rero abanyafurika mukwiye guhindura imyumvire, ukumva ko gukorera abandi atari byo bya mbere, ahubwo ukwiye kumva ko kwikorera ku giti cyawe ari byo bintu bya mbere bizagufasha kuba successful. Ese wari wumva mu bakire 10 ba mbere ku isi bahora basohoka ku binyamakuru bikomeye, birimo ikinyamakuru bita Billboard ndetse n'ikinyamakuru bita Forbes? Wabona hari umukire wasohotse mu bakire 10 ba mbere ukorera abandi? Yaba ba Elon Musk, ba Jeff Bezos, ba Warren Buffett, abo bose uzasanga bafite business zabo bikorera ku giti cyabo. Rero akantu ko kumva ko uzakorera abandi iteka n'iteka, ugomba kunyuzamo akaronko, ugomba kunyuzamo agakubo. Birashoboka ko ushobora gukorera abandi uri kugira ngo ubone igishoro, ariko burya ntago umuntu ajya gukorera abandi kugira ngo azahora ari gukorera abandi Kampala. Icyo cyari ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri abanyafurika bahura nacyo kigatuma Afrika ari wo mugabane ukennye kuruta iyindi mu bijyanye n'abaturage na citizen, ibyo ngibyo biterwa n'imyumvire. Usanga abanyafurika batinya guhindura ibintu, batekereza ko bashobora kuba bahomba, batinya gutsindwa, kandi burya gutsindwa no guhomba nibyo bintu bya mbere abantu baba bakire baheraho. Burya umuntu ushaka kugera kure, umuntu ushaka guhindura ubuzima bwe, iyo atsinzwe, gutsindwa niyo ntambwe ya mbere yo kugera ku ntsinzi. Nanone guhomba niyo ntambwe ya mbere yo kunguka. Ese nudatsindwa ngo ubyigiremo bikubera isomo, ahubwo wowe ugakomeza kubifata nk'ibibazo gusa, cyangwa ugakomeza kubitinya, bityo bigatuma utagerageza, urumva amaherezo azaba yahe? Rero imyumvire y'abanyafurika nayo ibigiramo uruhare, batinya gutsindwa ndetse batinya no guhomba. Ariko burya kugerageza ugatsindwa si ikosa, ahubwo ikosa ni ugutsindwa no kugerageza ugatsindwa utigeze unagerageza. Rero icyo cyari ikintu cya kabiri. Ikindi kintu cya gatatu gituma abanyafurika batagera kure cyane, usanga abanyafurika tudaha igihe agaciro. Baravuga ngo abanyafurika ntago baha igihe cyabo agaciro. Iyo umuntu muvuganye ko muri buze guhura ku isaha y'isa sita z'amanywa,
ugasanga yiyiziye saa 8 zo ku manywa akavuga ngo ni ya masaha y'Abanyafurika. Abanyafurika murabizi ko namwe mwiyiziho, ushobora kupanga n'umuntu gahunda ko muri buze guhura saa 6 z'amanywa ukiyizira saa 8 kubera ko Abanyafurika muraziranye. Umuntu rero ushaka gutera imbere akoresha igihe cye neza. Nimba muvuganye ko ari saa 6 mugomba guhura saa 6, igihe cyanyu mukagikoresha mu bintu bitanga umusaruro. Ikindi kintu cya kane rero twakora nk'Abanyafurika ni ukwiha intego, tukiha intego. Usanga abenshi dutekereza ko dushaka kuba bakire ariko ntitubishire mu bikorwa. Nibyo wagize igitekerezo cyiza, ariko iyo ugize igitekerezo, icyo gitekerezo ntikijyane n'ibikorwa, ntaco kiba kimaze. Icyo gitekerezo nta kintu cyakumarira. Nimba utekereje uburyo wafungura business ukaba wabonye igishoro ufite n'igihe, ibyo bibaye byiza wagakwiye guhita ubitangira ako kanya. Ikintu cya gatanu wamenya gikomeje gutuma Abanyafurika benshi bagira ubuzima bubi, gasanga nta terambere bafite. Abanyafurika dukomeje kugira umuco wo gushaka kwigaragaza aho gushaka kwiyubaka. Uri gusanga umuntu ari gushaka kwigaragaza, ugasanga afite akazi kamuhemba make, ariko yagiye agura inkweto z'ibihumbi 300, niwe utunze telefone ya miliyoni, kandi ubwo nta business afite, nta kintu kimwinjiriza ku ruhande wenda rw'akazi akora afite. Turi gushaka kwemezanya. Uri gusanga ufite bagenzi bawe, ugashaka ngo kwambara imyenda ihenze, ugashaka kwambara ngo nka baba star wabonye ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube n'ahandi, kandi nyamara ubwo bushobozi utabufite. Uzacunge abantu bagerageza gutera imbere ntago bigereranye n'abandi, ahubwo usanga iryo piganwa ryo gushaka kwigaragaza nk'umuntu urenze kandi nyamara uciriritse, usanga bigaragaza nk'abantu baciriritse kandi nyamara bafite ubushobozi. Rero ibyo bintu byo gushaka kwigaragaza aho gutangira business dukwiye kuba twabigabanya nk'Abanyafurika. Ndizera ko ibintu nawe biraza kuba byagufasha ku giti cyawe, ukagira ibyo ubasha guhindura ku buzima bwawe, ubundi nk'Abanyafurika natwe tugahindura amateka y'Afurika. Ikindi kintu wamenya ku Banyafurika, Abanyafurika bakunda kuba banyamwigendaho. Ushobora gusanga nk'ikintu Umunyarwanda ashobora gukora afiteho ubumenyi buhagije, ashobora gukora neza 100%, ashobora kujya kubisabira ikiraka cyangwa se akazi aho bamuzi bakakimwima kubera ko ari Umunyafurika, ariko bazana nk'Umushinwa winjije muri ibyo bintu agiye gukora. Umushinwa ugasanga niwe bahaye akazi kandi nyamara atabirusha wa Munyafurika. Rero murumva ko Abanyafurika bakunda kwigira abanyamwigendaho, ntago bakunda kugira ikintu cya teamwork, ntago bakunda ikintu cyo kuba bakorera hamwe. Guys, rero iki ngiki ni ikintu cyo guhindura ibintu byo kwigira abanyamwigendaho. Nk'Abanyafurika dukwiye kuba twabihindura. Rero ibyo nibyo bintu by'ingenzi Abanyafurika dukwiye guhindura. Ibi byose bitangirira ku muntu ku giti cye. Tangira utekereza ku giti cyawe, utangire guhindura benshi abo muba muri kumwe umunsi ku wundi, tangire kugira icyerekezo kizima. Abanyafurika hari byinshi tuba tutarize mu mashuri, ntago tuba twarize uko bakora business, ntago tuba twarize ikintu kijyanye na mindset, psychology, imyumvire, uburyo ukwiye guhindura imyumvire, kandi ibintu byose bibaho bihera mu myumvire. Umuntu nubona yakoze akaba umukire bizaba byahereye mu myumvire. Rero ukwiye gukora ukabihindura. Ikindi kintu nanone wamenya ikijyanye na investing, uburyo bashora amafaranga, ishoramari. Ibyo nabyo ni ibintu dukwiye kuba twakiga gukora, kubera ko ntago mu Rwanda bazabikwigisha mu ishuri. So rero waba uri mu Rwanda, waba uri muri Kenya, waba uri muri Uganda, waba uri muri Nigeria, iki ni igihe ntuzakomeze gutekereza guhindura
ubaye intandaro y'impinduka. Rero ibuka gukora subscribe. Ahangaha ni ryo somo twateganyirije uyu munsi. Ndatekereza ko iyi video yabafashije. Reba ko wamaze gukora subscribe, ukanda like, ubundi usharinge iyi video ku bandi. Igitekerezo cyawe ntikiburemo hasi muri komenti, kandi n'iyi video isharinge igere kure. Dukomeze twige utuntu tw'ubwenge dushobora gufasha urubyiruko nk'Abanyafurika. Bye bye, after la vista. Turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde. Video zacu nakagaruka.